mu gusoza inyigisho twatangiye guhera ku wa mbere twari twarayise ntawe uzatangira umugambi Imana igufiteho keretse wowe ubwawe. Twabonyemo byinshi. Uyu munsi rero turasa n'aberekeza ku musozo cyane twibanda ku kureba wowe ubwawe, kuvuga ngo mwirema nk'uko twatangiye tubibona ndetse n'umuhanuzi Yeremiya bigarukaho. Imana ituremera kubaho neza muri iyi si, nubwo rimwe na rimwe tubona inverse, nubwo tubona le contraire. Iyi si nyine tuyiriho, ariko rimwe na rimwe ukabona ari isi mbi isharira, ndetse rimwe na rimwe nabo twakwita ngo bayeho neza, ariko mwaganira ugasanga wenda nawe afite ibibazo bye. Iyo ni ya si turiho. Ariko nyamara ibyo ni ukubera ya sekibi ishaka kudobya no kugenda kuri muntu nyine. Ariko ubundi nk'uko Yezu abitwibutsa mw'iremwa rya muntu, Imana yaturemeye umugisha, Imana yaturemeye kubaho neza. Ni nayo mpamvu Yezu yaje atwigisha ko iyo neza y'Imana tuzayibona, atwibutsa ko iwacu ari mu ijuru. Nshaka kugira ngo rero uyu munsi mu kuzirikana cyane icyo umuntu yakora we ubwe, ntanatindaho cyane ko twabonye byinshi n'ubundi umuntu yakora, ariko umwanzuro w'uyu munsi nshaka dutinde ku kwemera, kuko muzabona ko baba maritiri bariya bahowe Imana, ba bantu bakoze ibikorwa by'impangare, ibanga rya mbere bafite ni ukugira ukwemera gukomeye. Uyu munsi ndatinda kuri uko kwemera, kuko ukwemera kwacu niko gutuma umuntu abasha kwitaza iby'isi, akayibona nk'ibintu, n'ubuzima bwe akabona nk'ubuzima, kandi akamenya n'iyo ari kwerekeza umuntu we ku giti cye. Uyu munsi rero turafashwa n'iyi baruwa ya mbere Pawulo yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 4 umurongo wa 9 kugera ku wa 15, ndetse n'Ivanjiri ya Luka umutwe wa 6 umurongo wa 1 kugera ku wa 5. Impamvu ntangiriye kureba umuntu ku giti cye, umuntu kwireba, turahera ahejo twari tugeze. Sinzi impamvu abantu turwaye indwara yo kureba abandi, ari nacyo Ivanjiri yagarutseho. Abafarizayi bitaga ko bateye imbere mu kwemera, bitaga abarokore, bitaga abantu bakataje, kandi bari baranabyigiye koko, baga bafite hafi Bibiliya yose baga bafite mu mutwe. Ariko indwara bafite ni ukurebuzwa abandi, kureba abandi. Kandi rimwe na rimwe nk'ibyo kubareba wenda avuga ati reka dukosore, oya, ahubwo kubareba ngo ntibakora ibi. N'uyu munsi mwumvise ko babigarutseho, ariho Yezu yabwiraga ati nyamara wa muntu niwe muyobozi w'ubuzima bwe, yabuhuza n'ikimana imushakaho bikaba amahwe. Wa mugani w'umunyarwanda, umuntu niwe mugenga w'isabato, kuko Imana yaduha ubwenge ngo tubukoreshe. Hari abantu muri isi usanga ari umyemerere yabo bagendera mu kigare gusa, bityo ukwemera ko ntikwakomera. Rero ndatinda cyane kuri uko ukwemera kwa muntu. Hari umwarimu yigishaga filozofiya, ya somo ry'ubuhanga, imitekerereze. Rero uko yagendaga abona abanyeshuri be, urabona abanyeshuri, aba universitaire, abasore, nuko arabatungura ababwira ati, akinjira arababwira ati ngaho rero mufate impapuro zanyu dukore examen, dukore quiz. No muri universite improvise zibamo, gusa ntiba bisanzwe. Bagira ngo kwa kundi wenda yakundaga ko bagira ngo ari kwikinira. Ati mufate impapuro zanyu, babona ahubwo umugabo abaye seriye, mufate impapuro zanyu.
kandi yigishaga isomo principal kurikinamo bashobora kubona isheke byavuga ko udashobora kwimuka. Arababwira ati noneho munyandikire ku mpapuro zanyu, mwandike umunsi mwapfuye, mwandike mwitangira itangazo ryo kubika, mutanga itangazo ryo kubika. Sipoza wapfuye, siga wanditse itangazo ryo kubika maze wipfire. Abanyeshuri birabacanga wa mugani wa mukecuru. Ntiyagarukiraho icya kabiri, tangira uvuge abazaba bari aho, byibuze 3 muri abo ubuhamya bazagutangira. Uwa mbere azavuga iki kuri wowe, uwa kabiri azavuga iki kuri wowe, uwa gatatu azavuga iki kuri wowe. Ubundi umugabo ajya hariya abaseriye, abanyeshuri babura icyo bandika, aragati mbahaye iminota 10 gusa mukamba impapuro zanjye. Uwa mbere nko ku munota wa 6 atangira gushkoragura. Birumvikana amanota n'amanota, bageze mu ishuri murabizi, amanota n'amanota buri wese yaranditse ibyanze bikunze kugira ngo adatsindwa. Ntumbaze ngo buri wese yakwandika ibye. Tangazo rimubika kandi n'ubuhamya bwe bari kumushyingura. Ariko ubwo n'umunyeshuri watanga ubuhamya, kimwe muri ibyo ngibyo byatumye abanyeshuri biyinjiramo. Ariko ndinde wamugana, abantu bazavuga ko ndinde, bazavuga ati runaka twamukundaga se kubera impamvu ini. Ariko yuko kandi nabavuga ati cyari cyaratujogoroje akawa undi, bakaba bari aho baje gushyingura, ariko ku mutima bavuga ati awa cyamaze kiragenda. Mu yandi magambo, icyo umuntu azirikanaho ku buhamya nk'ubu ngubu, ku mitekerereze n'imigire y'umuprofeseri, ese ngewe ubwanjye ntiwe ndeba abandi ntagize gute nk'uyu muco w'abafarisayi, ndi iki mu maso y'Imana? Kuko mbere y'uko umuntu areba mu maso y'abandi, mu maso y'Imana ndi iki? Aho rero niho tugomba gutinda cyane. Ku bwa Pawulo muri isomo twazirikanye uyu munsi, kuri iyi myemerere ye arasa n'ubona ibanga ry'ubuzima. Yarangije kubona ibanga ry'ubuzima. Muri isi tuzahuramo na byinshi, ariko ibanga ryacu rigomba kuba rimwe, ni ugushingira ku kwemera dufite mu Mana yacu. Niyo mpamvu burya abantu bemera hari amahirwe bafite muri iyi si yo kubona ubuzima neza. Uzasanga muri bihugu by'amahanga tubona abantu benshi bafite ibintu, nta nzara bafite, ariko abantu biyahura ni benshi cyane kandi bafite ibintu. Ariko kubera ko twe nko muri Afurika turacyafite ubumuntu, malgré tout ukwemera uko ariko kose, ariko twemera Imana burya muri Afurika uzasanga ari bake biyahura kubera ko bafite ibanga ry'ubuzima, nubwo natwe riri kugenda riducika. Pawulo rero nawe arasa n'uduha ubuhamya mu buzima bwacu. Nubwo dufite imibereho mibi bwose, we aritangaho ubuhamya nk'intumwa. Kandi rero twabona ko burya abantu bose twagombye kuba intumwa kubera iki? Kugira ngo twifurize abandi kubona umuhamagaro wabo, guhura n'umugambi Imana bafiteho. Pawulo aratubwira ati twebwe intumwa, Imana isa n'iyadushyize inyuma y'abandi nk'abaciriwe urwo gupfa. Kubera iki abigarukaho? Kubera buri gihe ba Pawulo bahoraga bashakishwa, ubundi bakabakubita, ubundi bakagira gute kugira ngo bareke kuvuga izina rya Yesu. Ati dusa naho twarangije gucirirwa urwo gupfa. We arabibona, kandi burya mutagira ngo mpamya ko muri isi abantu bose bazi ukuri, bavuga ukuri, bahora bahigwa burya. Agakomeza avuga ati koko rero twahinduwe agashungero k'isi. Ushatse kuvuga no guseka
nyine bahinduwe agashungero. Ariko mutagira ngo ni Pawulo ibyo yavuze sibyo. Burya muzarebe nk'abantu bashaka kuryoshya inkuru urwenya, bajyaga bavuga ati abantu baryoshya urwenya n'abapadiri n'ababikira n'abahejejwe inyuma n'amateka. Burya iyo umuntu ateruye ngo asetsa abandi ntabwo yasiga abo bantu. Batugize agashungero no mu kabari nahe hose nitwe bavuga abapadiri bari hariya cyangwa iki ati umunsi umwe padiri na maseri nuko nyine batugize agashungero nyine. Ibyo byose Pawulo arasa n'ubibona nyine mu buzima. Agakomeza avuga ati twebweho turi abasazi ku mpamvu ya Kristo, twewe turi abanyantege nke. Nubwo abandi ubona bubashywe, ariko twewe intumwa tw'abakristo turasuzuguritse. Ntibazi ko kugira ngo wa muntu abeho bisaba kwiyuha kuye. Hari abazi ko ngo Roma ibaha ibifaranga byinshi cyane. Ntabwo bazi ko mutunzwe n'imbaraga zanyu, ndetse rimwe na rimwe na mama kaburara kubera hari icyo wagomba kumumarira kandi ntiwari ngo ukimumarire. Ahubwo uri hano kugira ngo urebe ko wafasha rwa rubyiruko rwigira imbere mu mibereho. Ibyo ntabwo isi ishobora kubyumva. Fasha abantu kugira ngo bahure n'Imana, ntabwo isi ishobora kubyumva. Ahubwo nyine nuko batugize agashungero amugani wa Pawulo ngo baradusebya twe tugahoza abandi. Kristo Yesu akuzwe. Baradusebya twe tugahoza abandi. Twahinduwe nk'icyavu cy'isi, kugeza na n'ubu batugize ibicibwa mu maso y'abantu. Ariko nukomeza n'ubundi Pawulo mu mutwe wa 8 ibaruwa yandikiye Abanyaroma aravuga ati ariko muri ibyo byose turatsinda kakahava. Kukerega nibisekere nibagire gute, ariko amaherezo iwacu nihe? Tuzava muri ubuzima nabo bazava muri ubu buzima. Aho niho hashingiye byabanga. Nta mpamvu yo kugira ubwoba mu migire yacu, myemerere yacu, kuko aho tujya turahemera. Kiribanga ry'ubuzima turahazi, kandi babishaka batabishaka, baduseka bagira bate, amaherezo tuzahurirayo, amaherezo tuzava muri ubuzima, amaherezo ya muntu namwe. Uwitwa Pascal akavuga ati ariko mwakore Imana mwabantu mwe, niba yaba hitabaho kamaherezo tuzava muri ubuzima, nusanga warayikoreye uzagira umugisha, nusanga utarayikoreye kandi iriho n'akazi kawe. Ati banga rero umukorere iyo Mana. Reka dusoreza aha tuzatinda, ariko mu gusoza inyigisho yacu, ukwemera gufite uruhare rukomeye mu migenzereze yacu. Ukwemera nyako, ukwemera gutsinda ubwoba, ukwemera kwimenya aho kwigwa tureba abandi, ukwemera gutsinda. Imana ikomeze ibane natwe kandi idutere imbaraga muri isi isa n'idushaririye, wa mugani uko Pawulo abitubwira, ariko kandi yasi tuzi ko turi kumwe n'uwaduhanze n'uwaturemye atwifuriza icyiza. Nyagasani Yesu abane namwe. Ndagushakashaka n'umutima wanjye wose, unshisha ukubiri n'amategeko yawe yose. Amasezerano yawe nayikomeje mu mutima, kugira ngo ntagucumura. Kawe kaza, kawe yoba. Ubwo rero nsoze nshimira abakurikira iyi channel kandi bakagiraho ibitekerezo, mbabwira ngo rwose ubuhamya burakenewe, mujye mutinyuka, muhamagare, mutange ubwo buhamya. Inyigisho nziza wakurikiye yafasha abantu, ushobora guhamagara ukayicishaho, kuko niyo mpamvu uru rubuga narutekereje, n'abandi bose nabiganirije baravuga ati nyamara koko nibyo, akarimbo keza wumva kafasha abantu kakaba karangira abakristo. Burya ingoma y'Imana koko iba yogera hose. Turi guteganya ndetse vuba aha
tukaba twashyiraho none na ya nyigisho buri cyumweru twari dushyiraho inyigisho ijyanye na Bibiliya, kwiga Bibiliya. Ibyo byose buri muri wa muhamagaro nyine ukogeza ingoma y'Imana, ariko cyane cyane tuzirikana ko kogeza ingoma y'Imana uyakiye byanze kunze muri we atangira kuba umuntu muzima, atangira kubohoka, atangira gutsinda, atangira kumenya agaciro ke muri iyi si, ndetse na wa munezero abantu bigo baririmba, umuntu wamenye Imana byanze bikunze ku mutima we atangira kumva yifitemo wa munezero. Erega mujye mumenya ko muri iyi si turi abagenzi, twese dufite iyo tugana. Rero nsoze bifuriza umugisha w'Imana. Nomero zanjye ni 078 330 18 40, ndetse na nomero za furatiri. Nawe hari igihe bashobora kuguhamagara ubwo bakazibona. 078 6 0 9 1 5 13.